n'abayobozi bicaye namwe bakabikora mureba cyangwa mureba ubwo nabibitiriye ko mureba wenda ntimureba abatanga serivisi mbi ntabwo aribo bafite ikibazo gusa n'abazihabwa bamufite ikibazo n'abahabwa services mbi mukazishyurira mukagenda rwose ukajya mu restaurant kukugaburira ukagira food poisoning ugataha ukajya mu hospital bakakuadmitting rwose bagushyira ku drip bwacya ugasubirayo ntabwo ari wa wundi wabiguhaye gusa ufite ikibazo nawe uragifite we wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira ndetse ejo ugasubirayo ugomba kuba uri umurwayi kabisa ahubwo ibyo niba ari byo mwageraga kwa muganga hagomba kuba hari ikibazo ariko kuki ibintu uko bishoboka kuki bitanozwa byose hari utanga serivisi kuki atatanga serivisi neza ikiba kibuze ni iki umutima gusa muri wowe ntabwo wahindura ntabwo wahindura uko umeze birakunanira kubera iki ari wowe ugenda gusa bakaguha ibyo baguhaye ukagenda nawe ufite ikibazo wowe kuki utabaza umuntu utari ku ibi ni iki dukorera iki ibintu bimeze bityo ndetse ukabivanamo urubanza kuki ibyo tuvuga bidushaka kuba icyo kitarimo cyangwa kitagaragara ko gikorwa ni ukubera iki mwabyemera mukabana nabyo mukicarana nabyo ntihagire igihinduka ni ukubera iki ibyo rero ndizera ko ntabwo twahora dusubiramo amakosa buri munsi n'uwo mwavuganye ejo tukabona ko hari ibyo tutujuje twagomba gukora kongera guhura ukongera hari ikindi nacyo bikaba ari byo ari bwo buryo bikaba ariwo mikorere ntabwo ari byo ntabwo ariko bikwiye kuba bimeze ubwo uba wibagiwe ya miterere y'igihugu cyacu n'ubushake dukwiye kuba dufite cyangwa dufite bwo kuba neza abo turi bo inzego zose urabaza iki bakakubwira ariko se ibyangombwa bihari ko twavuganye ko ibikwiriye gukorwa ari ibi habaye iki gatangira gashakisha impamvu kandi impamvu ntibe we impamvu ikaba undi gatangira kuvuga ko hari undi hariho n'uwo bahuye mu gitondo bakamutera umwaka nta uvuga ati nakoze ibitari byo ntabwo nzasubira kandi koko ngo ejo ntasubire nk'abantu kiremwa muntu gikora amakosa ibyo ntabwo biyobewe ariko nabyo turabizi iyo uhora ukora ikosa rimwe urisubiramo hagomba kuba hari ikindi kibazo ntabwo bikiri ikosa ry'uko uri umuntu byabaye ikindi ndetse bishobora no kuvamo ko ubikora ubigendereye kubera ko wenda birimo inyungu urabonamo inyungu ntoya kuko ntabwo ari inyungu ziba zirambye niba ari ibijyanye na corruption niba ari ibijyanye ejo bakaguhana ejo ukongera bakagufatira ahandi urongera ushakisha
buriya bivuze ko mu byo bimwe utuzuza haba harimo inzira iguha icyo wita inyungu, bigasa nk'aho wakoze ikosa, bigasa nk'aho wibagiwe, bigasa nk'aho kuko byo kwibagirwa cyangwa gukora ikosa biri innocent, nta cyaha. Umuntu gukora ikosa nk'umuntu ubundi nta cyaha kirimo, birumvikana ushobora gukora ikosa. So bikaba ibyo rero abantu bakabivanga, ukica imirimo ukabyita ikosa, ariko ryari ikosa ry'inyungu wowe ku giti cyawe, ukanibagirwa ko ufite abo ukorera igihugu, abanyarwanda. Ibyo nabyo bikwiye kugera aho bigarukira, ntabwo byahoraho ngo duhore dusaba imbabazi, dusobanura ibyo tujuje kandi bigaragara ko utabyujuje kubera ko watekereje inyungu zawe kuruta inyungu z'igihugu. Muri uyu mushyikirano rero mu byo tuganira, ubwo turaza kubona umwanya tuzaba tubwizanya ukuri ku bintu bimwe even biri by'umwihariko, biri specific. Ugomba gukorana ngo n'inzego zigomba kuzanya, ni system yose igomba, ntabwo igihugu cyatera imbere abantu badakorana, batuzuzanya. Ariko noneho no kugira inshingano yo gukora neza, yo kuzuza ibyo ukora ukabikora neza, ukabinoza. Ntabwo niba uri umuntu ufite resitora cyangwa ufite hoteli cyangwa ufite ahandi abantu babonera services, ntabwo hahoraho ibintu biraba bigira bityo bibi. Ibyariho imyaka 15 ishize nabyumva, abantu bari bagishakisha bubaka, ariko ubu ngubu mu mwaka ubaye wa 30, ariko abatanga serivisi mbi ntabwo aribo bafite ikibazo gusa, n'abazihabwa bamufite ikibazo. N'abahabwa services mbi mukazishyurira, mukagenda rwose ukajya mu restaurant ukakugaburira, ukagira food poisoning, ugataha ukajya mu hospital bakakuadmitinga rwose bagushyira ku drip, bwacya ugasubirayo. Ntabwo ari wa wundi wabiguhaye gusa ufite ikibazo, nawe uragifite. We wemera guhabwa ibitari byo ukabyishyurira, ndetse ejo ugasubirayo, ugomba kuba uri umurwayi kabisa. Ahubwo ibyo niba ari byo mwageraga kwa muganga, hagomba kuba hari ikibazo. Ariko kuki ibintu uko bishoboka, kuki bitanozwa byose? Hari utanga serivisi, kuki atatanga serivisi neza? Ikiba kibuze ni iki? Mutima gusa muri wowe ntabwo wahindura, ntabwo wahindura uko umeze, birakunanira. Kubera iki? Ari wowe ugenda gusa bakaguha ibyo baguhaye ukagenda, nawe ufite ikibazo. Wowe kuki utabaza umuntu utari ku ibi ni iki? Dukorera iki ibintu bimeze bityo? Ndetse ukabivanamo urubanza. Kuki ibyo tuvuga bidushaka kuba icyo kitarimo cyangwa kitagaragara ko gikorwa? Ukubera iki? Kuki mwabyemera mukabana nabyo, mukicara nabyo, ntihagire igihinduka? Ukubera iki? Ibyo rero ndizera ko ntabwo waba ushaka bakugana
kugira ngo bifashe ubukungu bwawe, ariko nujya mu bikorwa ntibibe byiza nabyo kuko kandi nk'igihugu turakeneye byinshi, turashaka gukora byinshi, turashaka gukora ibintu bituma abanyarwanda bishimira ibyo bahabwa, ibyo bakorera, ibyo bishyurira, ndetse kandi binahenze rimwe na rimwe. Ariko turanashaka ko tuba igihugu kizana amahanga kaza hano, kuko niho hava ubukungu uzamura kuri bimwe tudafite dukeneye. Wese abantu bazakugana bakuziho utuntu turi aho tudasobanutse, bazakugana bati ko isi isigaye ari nini, abantu bajya ahandi akaba ariho babikura, wowe bakakwihorera. Nibyo mushaka? Izo ntego ntabwo ari zimwe. Rero ntabwo waba ushaka bakugana kugira ngo bifashe ubukungu bwawe, ariko nujya mu bikorwa ntibibe byiza, ntibinoge. Ubu ni ukuvuga ngo batarageraho kugana ntabwo bazaza. Abakuganaga bazashakisha ahandi, bavuga batari ko hariya tujya tugafatwa dutya, tukagerwa dutya, turahagira iki? Mwakora mutyo mute n'abayobozi bicaha namwe bakabibakora mureba, cyangwa mureba, ubwo nabibitiriye ko mureba, wenda ntimureba, wenda ntimubona. Ibyo nari batwerereye, nari nzi ko abantu bose bakwiriye kuba babona ubundi, ariko icyo ubona gikwiye kuba gifite icyo kikubwira, ni cyiza cyangwa si cyiza, nk'uburyo bworoshye. Ibyo rero bigomba kuba mu byo tugomba guhindura rwose, kandi dushoboye kubikora vuba, kuko nta kindi bisabaga. Ntabwo bitegereza imfashanyo ziva mu bacuti bacu bimwe baduha imfashanyo, nta aid bikeneye rwose. No donation, no grant, nothing. It's just in you. Biri muri mwe. Nimutabi yivanamo muzatakaza byinshi bitagira umubare. Kandi iyo byagiye, iyo wagiye ukipfusha ubusa ukigira utyo bikagenda, kubigarura bizakugora. Niyo wabitunganya noneho ukabiruka inyuma uvuga uti bya bindi byaratunganye nimugaruke, ubahebe, ntabwo bazagaruka. Niyo mpamvu mukwiye kubifata nk'ibintu biremeye. Izi nama ziba hano, abantu bava hirya no hino, ni ukuvuga ngo hari akantu bababonamo. Ako kantu rero mugakuze, aho kugira ngo kabacike, katabacika, hatangiye kugaragara akantu nimudashyiramo imbaraga ngo niba kara urumuri rutoya
rugira rucya rugeraho rungana kuriya murareba ari atari uko ryase kakaguma gahunyeza bihunyeza mubiveho mugaragaze bibe bya bindi nanavugaga bihera kuba unapologetic of being who you are, of doing what is right, and going forward. Kangerageze mu Rwanda, Abanyarwanda ntabwo mucumbitse, ni iwanyu. Gukora ibintu udakoze ibirenge hasi uvuga uti ejo ntawamenya nuko erega ndababwira nuko mutumva. Ntawamenya se ahandi uzamenya ni hehe? Ahandi uzajya ntuvuge ngo ntawamenya ni ko nabonye basigaye babahambiriza bakabatugarurira hano.